barakoze cyane abo muri orchestre Muhabura bati bonane umwaka muhire, bati twishime twese kubera umwaka muhire, tubifurije umwaka muhire bonane, ntukigunge mugenzi, ngwino twishimane. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. dufite saa 9:04 isaha ya Washington DC, tukagira saa 3:04 isaha ya Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira na saa 2 i London mu Bwongereza, saa 4:04 aho hose ni iminota 4 isaha y'i Kigali wacu. uno munsi turi kwa mbere tariki ya 31 Ukuboza umwaka wa 2018, umwaka mushya muhire w'2019 ku bakunzi ba radiyo ishakwe, ku barwanashyaka b'ishakwe Rwanda Freedom Movement, ku banyarwanda bose no ku baturanyi bacu. ubu rero twabateguriye uno munsi ikiganiro ubundi twita utundi, tukaba tukibateguriye kuri uno munsi usoza umwaka wa 2018 mu mwuka wa ya ntego yacu idahinduka, gusingiza ukuri n'ubutwari, tunamagana ikinyoma n'ubugwari. muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa wacu, nako mu by'ukuri n'uwo dusanzwe tugifatanya, ahubwo iryo zina sinzi impamvu ataranyiyama ngo ndimuvaneho mvuge ko dufatanyije iki kiganiro buri gihe no kugitegura. ni Jonathan Musonera, nta wundi ni Jonathan Musonera, akaba ari mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba kandi ari n'umunyamabanga mukuru wungirije. Reka ndebe ko mikoro ifunguye. Jonathan, ndakuruza ubundi, ariko mikoro yo ntiyari ifunguye, ndayigufunguriye. ubu irafunguye. Jonathan, waba uriho unyumva nawe neza kugira ngo ufate ijambo usuze abatwumva unabifurize umwaka mushya muhire? Ndakumva neza Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza Jonathan. Urakoze cyane Joseph, reka mbanze ngusuhuze wowe n'umuryango wawe, kandi mbasuhuze mbifuriza kurangiza uyu mwaka mu masaha make dusigaje, mukawurangiza neza, mugatangira ukurikiyeho 2019 mu mahoro n'imigisha iva ku Mana. Twese hamwe kandi nkaba nanone nsuhuje abakunzi bacu, nabo mbifuriza kurangiza uyu mwaka mu mahoro, no kwinjira mutaha mu mahoro, kandi bafashijwe n'imigisha y'Imana. Nibaze rero dufatanye muri iki kiganiro, kandi dufatanye no gusoza uyu mwaka no mu gushima Imana yaturinze mu ngorane nyinshi twahuye nazo. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan, urakoze. nanjye nubwo nabivuze muri aka kanya, ariko burya no kwifuriza umuntu ibyiza biryoha bisubiyemo. nongere nkwifurize umwaka mushya muhire, wowe n'abawe bose, abukunda bose ariko n'abatagukunda, kuko twe turi abakirisitu, nabo tugomba kubifuriza umwaka mushya muhire. Jonathan rero, uriho uranyumva neza? Ndakumva rwose Joseph. Urakoze cyane. ubushize ubu ntabwo yari kera duherukana rwose kuwa mbere ushize, tariki ya 24 z'uku nguku turimo ku kwezi nyine guheza uyu mwaka wa 2018. tukaba twaraganirije abakunzi ba radiyo yacu ikintu gikomeye cyane kijyanye no gukurikiranwa kw'abaregwa ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. barangiye mu by'ukuri bahawe kado mu kintu cyasinywe nako mu rwandiko rwasinywe n'abajuji b'abafaransa ku itariki ya 21 za kuno kwezi, ariko bikaba byarasakaye cyane ku itariki ya 24. kado ku bicanyi, kado ku bahanuye iriya ndege ya Habyarimana,
bityo bagatangiza bagatuma mbese ubwicanyi MNDCD yahoraga iririmba ko izabukora haramutse hari igikomye, cyane cyane ngo intambara yeguye yongeye gutangira, nyine bayikura nyine baravuga bati reka tubikore MNDCD nyine itangire yica abantu, dufata ubutegetsi. Barabikoze rero. Ubufaransa bwari bwaragerageje kubakurikirana guhera mu mwaka w'1998, byari ibintu by'ibibazo byinshi cyane, habamo gufunga nyine abahanuye iyo ndege ari wa Kagame, nyine batangira barikunguza, bafunga za ambasade, bafunga umubano n'Ubufaransa, binyura mu bintu byinshi cyane, kugeza noneho ejo bundi kubera inyungu za politiki nk'uko twagiye tubisesengura, bavuze bati nta bimenyetso bihari bihagije. Iyo nkuru rero yababaje benshi, ariko nyine nk'uko nabivuze ni kado ya Noheli kuri Kagame. Gusa rero ntabwo ari kado ya Noheli kuri Kagame gusa, ni no ku MNDCD nako kuri FPRDMA Kayumba, kuko nawe yari mu baregwa, niwe wari uwa kabiri mu bahanuye iyo ndege no mu bindi byaha birimo jenoside byibasiye abanyarwanda ndetse n'abanyekongo. Twebwe rero tukimara gusoma iyo nkuru, bivuye muri za tweet za Dr. Richard Sezibera, minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga, avuga nyine ku yishimira iyo nkuru mbi kuri twebwe, iyo nkuru mbi ku bakunda ubutabera, yishimira nyine ko FPDMA Kagame ngo ihanaguweho icyaha, nako ngo batazayikurikirana. Twe twarabyamaganye binyura kuri perezida wacu Dr. Theogene Rudasingwa, arayamagana, yandika ibaruwa ikomeye, ibaruwa yanyuze mu binyamakuru byinshi cyane, harimo ikintu gitangazamakuru cyacu. Mbere ko iyo nkuru mbi, nk'uko bisanzwe, twanarebeye hamwe izindi nkuru zavuzwe cyane mu cyumweru cyari cyabanjirije uwo munsi nyine tuherukaniraho icyo kiganiro ku itariki ya 24. Twatangiye kandi dusoma ubutumwa bwo kwifuriza Noheli nziza abakunzi ba radiyo Ishakwe ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abaturanyi abumva ikinyarwanda bose. Ijambo rigufi rya perezida wacu Dr. Theogene Rudasingwa twabasomeye. Twarongeye kandi dusesengura ibibazo byugarije abashigajwe inyuma n'amateka muri MNDCD zinyuranye no muri FPRDMA Kayumba. Ku bashigajwe inyuma n'amateka muri MNDCD, twibanze cyane cyane kuri FDLR. Uzi ko MNDCD ziri kwinshi, twibanze icyo gihe kuri FDLR. Tuvuga ku ngorane zikomeye kandi zidatunguranye nako, ingorane zikomeje yo MNDCD version FDLR ikomeje guhura nazo, twibanda ku itabwa muri yombi rya babiri mu bayikuriye, umuvugizi wayo bita Laforge Bazeye ndetse n'ushinzwe iperereza. Naho ku bashigajwe inyuma n'amateka muri FPRDMA Kayumba, twatangaje ukuntu bibagiye ko ihuriro nyarwanda RNC twashinze byujuje imyaka 8. Barabyibagirwa rero, dore ko no mu munsi ryujuje imyaka hari kuwa gatatu mu kiganiro cya Jean Paul Turayishimye. Uwo munsi wundi yagomba kwishimira ko RNC twayishinganye n'ubwo bwose bayigize agatobero, ariko rero yarabyibagiye rwose, yigira mu bindi. Nuko kuri iyo radiyo nayo twashinze itahuka, bajya mu bindi bintu bidaba bifite aho bihuriye na politiki. Ubu usanga nyine ari politiki yo mu rwego rwo hasi, aho nyine usanga no kuri iyo radiyo ibintu byo mu rwego byo hasi yo kubeshya. No kuri iyo radiyo ubwabo bujya banabeshya ngo yashinzwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2012. Nabyo barabibeshya iby'iyo tariki, bajya bibeshya tukabibibutsa, ariko reka tunabibutse yo kuzanongera kubeshya ko kuri itariki ya 29 Gashyantare 2012 kuko yashinzwe.
yashinzwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2012. Nibongera kubeshya naho ngaho tuzabishyize kuko dushirika ubute rwose. Twaganiriye ku muryango East African Community twibaza tutese nta waba ugeze mu marembera. Abantu benshi barabibona uko, ariko byari ngombwa kugira ngo tubisesengure kandi twizere yuko wenda twibeshya kuko bigaragara ko rwose biraca amarenga. Twavuze n'ibindi. Reka rero kubera ko tudafite umwanya munini, tujye ku nkuru z'uno munsi. Kuri uno munsi usoza umwaka wa 2018 tugiye gutangira nanone nk'uko twabikoze ubushize dusoma ubutumwa bwo kwifuriza ubushize kugara ubutumwa bwo kwifuriza abakunzi bacu Noheli nziza n'abandi banyarwanda bose. Uno munsi rero muri kino kiganiro n'utundi kuri uno munsi usoza umwaka wa 2018 naho turatangira dusoma ubutumwa bwa perezida w'ishyaka ryacu Dr. Theogene Rudasingwa yagejeje ku bakunzi b'ishyaka ryacu no ku banyarwanda ndetse no ku banyamahanga bumva runo rurimi rwacu. Ubutumwa nyine bubifuriza mushya muhire w'2019. Nurangiza rero kubisoma Jonathan usanga kuko ni wowe uziri busome ubwo butumwa. Turareba byihuta cyane amakuru avugwa muri kino gihe, tuze no kugera ku nkuru nyamukuru. Ijambo ni ryawe, wabanza ugasoma ubwo butumwa. Urakoze nanone muvandimwe Joseph. Reka tubagezeho ibitangazo perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement yagejeje ku banyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda. Umwaka mushya muhire wa 2019. Ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement ririfuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire wa 2019. Banyarwanda, umwaka wa 2018 uratashye. Ejo tuzatangira uwa 2019. Abanyarwanda benshi bawurangirije mu gahinda, ishavu no kwiheba. Kenshi abantu batekereza batyo mu bihe by'intambara yeruye, by'ibyorezo bihekura, by'amapfa, by'ibiza bitungurana cyangwa by'inzara nka za Rukungugu, Ruyaga, Rwakabaga, Rumanura, Rwakayihura, Ruzagayura, Rureshyeshya n'izindi. Ibi bibazo bizarangira ryari? Ese uyu mwaka uje wa 2019 dufite ingamba ki zo kugarurira abaturage ihumure? Ikigaragara cyo ni uko ubutegetsi bwa Paul Kagame bushishikajwe gusa n'ishusho yabwo no kwamamara mu mahanga kurusha kuzamura umuturage wo hasi wugarijwe n'inzitizi z'urusobe. Henshi hirya no hino abantu bariho barasoza umwaka batekanye mu bihugu byabo. Mu gihugu cyacu abantu barabara ubukeye, bugarijwe n'ubutegetsi bw'igitugu, umutekano muke uterwa n'inzego z'ubutasi za leta, ivanguramoko, itotezwa, ubukene, amategeko akandamiza abaturage, kubura ubwisanzure bwo kwidegembya no kugaya ibitagenda, akarengane n'ubwikanyize ku by'igihugu, byaba ubukungu, ubutegetsi, uburezi, ubuvuzi, ubutabera n'imibereho y'abaturage. Iby'igihugu biri mu maboko y'agatsiko kabibohoje ku buryo benshi babaye nk'iminyago idafite ijambo iwabo. Abanyarwanda bamwe baheze ishyanga mu gihe hari abandi babuze aho banyura ngo bahunge. Ntibikwiye ko abaturage bakomeza kubaho mu ntugunda
imbishya, ubwikanyize, igitugu, ivangura n'itotezwa. Kubirwanya bisaba ingufu za buri wese uba wiyemeje kwitanga kugira ngo ahazaza ejo bazagire igihugu kizima gitemba amahoro arambye. Bisaba guharanira uburenganzira bwo kuvuga, ubwo gukora politike mu gihugu, ubwo kwamamaza imishinga ya politike yazahura igihugu cyacu ntigikomeze kuba ingaruzwamuheto y'udutsiko. Kuva ku ngoma ya cyami na za repubulika uko zagiye zisimburana kugeza ubu, imisonga y'abanyarwanda batotezwaga, bahezwaga cyangwa banenwaga ntiyabuzaga abandi gusinzira no kudamarara. Ntibikwiye gukomeza gutyo. Niyo mpamvu duhamagarira abantu bose biyemeje gukora politiki guharanira ukuri kutavangura, kandi bakagaragaza imishinga yubaka igihugu buri wese yibonamo. Muri uyu mwaka wa 2018 hari zimwe mu mfungwa za politike zaburiwe irengero, izindi ziva muri gereza ifunze ziradohorerwa nubwo zikimeze nk'izifungiye mu ngo. Inyinshi ziracyari mu munyururu zizira ibitekerezo bya politike. Mu bubanyi n'amahanga naho ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo burebwe neza n'ibihangange bya mpatsibihugu. Bwakuyemo inyungu nyinshi zikomeye kuko bimwe mu bikomerezwa byo ku isi byasuye u Rwanda, igihugu gikomeza kwirundaho imyenda mvamahanga, ndetse ubutegetsi bwa Paul Kagame bubona icyuho cyo kuzimya amadosiye yari abubangamiye ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane nk'iperereza ry'Ubufaransa ku ihanurwa ry'indege ryo kuwa 6 Mata 1994 ryahitanye abaperezida b'u Rwanda n'u Burundi, kandi rikaba na cya gishashi cyakongeje inkongi ya jenoside yibasiye abatutsi n'itsembatsemba ry'abahutu. Akimuhana kaza imvura ihise. Ubutabera ku marorerwa ndengakamere yabaye mu Rwanda nitwe tuzabuharanira, si abanyamahanga. Umubano mubi hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere nawo ukomeje gutera ubwoba. Abaturage bafite impungenge z'intambara itutumba. Ubutegetsi bwa Paul Kagame burakataje mu gushotorana n'abaturanyi, cyane cyane u Burundi na Uganda. Politike y'ubushotoranyi iteka irangirira mu ntambara. Kuba twinjiye mu mwaka mushya sibyo byonyine bizahindura ibintu mu gihugu no mu karere. Bizahindurwa n'abantu n'ibitekerezo bazagaragaza byatuma imbaga isonzeye amahoro arambye ibyibonamo, bityo ikabiharanira. Uko biri kose ni igihe cyiza cyo gusubiza amaso inyuma, tugakura amasomo mu byahise n'ibiriho ubu, tugaharanira ejo hazaza heza. Uyu mwaka uzatubere umwaka w'ibisubizo birambye ku bibazo by'igihugu cyacu n'akarere. Muzagire umwaka mwiza w'uburumbuke n'amahoro. Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ndagushimiye cyane Musonera, nshimiye Dr. Theogene, perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuri
ubwo butumwa bukomeye cyane mu by'ukuri bukubiyemo n'amakuru anyuranye twari twateguye, nko kuvuga ku kagambane Macron yakoreye abanyarwanda ndetse tutibagiwe n'abarundi kuko batakarijemo bikomeye. Akagambane rero Dr Theogene ngo yamaganye mu ibaruwa yasohoye ku wa gatandatu tariki ya 29 Ukuboza 2018. Ibaruwa nayo twaganiriye kuri ino radiyo yacu Ishakwe ndetse no mu bindi bitangazamakuru, benshi bakaba barabashe gukurikira ibikubiyemo. Ku kibazo cy'u Burundi rero na Perezida Nkurunziza nabyo yabivuze rwose muri ubwo butumwa yabivuze. Perezida Pierre Nkurunziza nakongera ko yongeye nanone kwandikira Perezida Museveni asaba ko umuryango w'ibihugu bigize akarere bo muri Afurika y'Uburasirazuba, akarere ko muri Afurika y'Uburasirazuba, ko uwo muryango wakoresha inama yihariye yo kwiga ku rugomo rw'u Rwanda. Ku rugomo rw'u Rwanda niko bavuga Abarundi, ariko twebwe mu mvugo yacu twavuga ko tuti ku rugomo rwa FPRDMI Kagame, kubera ko twebwe nk'abanyarwanda twamagana cyane urwo rugomo rukorerwa bene wacu Abarundi. Inkuru yindi umuntu yavuga irivugwa muri kino gihe, muri kino cyumweru turangije ndetse no mu ntangiriro za kino dutangiye, ni amatora yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amatora mu by'ukuri utamenya niba azashyira icyo gihugu mu nzira y'amahoro n'uburumbuke, cyangwa se niba umuteremuko w'icyo gihugu ukomeje. Ubwoba rero muri benshi bakunze icyo gihugu, bakunze n'amahoro muri kariya karere, ariko hakabamo n'abavuga bati twizere n'ubwo bwose ubona ibintu bya violence, ibintu bishobora kumena amaraso, bica amarenga. Amakuru nasomye mu kanya rwose bavugaga yuko ngo bamaze cyane cyane wenda Kinshasa, bamaze ngo kubarura amajwi arenga icya gatatu. Umukandida wo muri opposition Fayulu avuga ko ngo rwose ngo yizeye neza cyane intsinzi ngo ari imbere, naho Ramazani Shadari nyine washyizweho na Kabila ngo azamusimbure, akavuga we ngo rwose ngo arakurikira ibintu, ngo yumva nawe afite icyizere. Dukomeze rero tubihanga amaso, tuzabiganiraho, tuzabisesengura, ariko hari ibica amarenga bibi cyane nk'uko tutahomye kubisesengura. Mu kurangiza wenda icyo tutari butindeho, reka tugire inama bagenzi bacu aho kugira ngo bavuge kuri iriya ndege, ku kibazo cy'iriya ndege nyirabayazana, indege yakoze amahano kabone n'ubwo iyo ndege ihanurwa ryayo ritasobanura gatoya ukuntu MNDCDR yiraye mu Batutsi badafite aho bahuriye nabyo, ikirara mu Bahutu, ibaziza kutumvikana na MNDCDR mu rwego rwa politiki, ikarimbagura, bityo igatuma MNDCDR nako FPRDMI ifata ubutegetsi bitayigoye, ndetse na kino gihe ikaba ikomeje gukoresha jenoside n'ubundi bwicanyi, ikabasha no kwibagiza ubwicanyi ubwayo yakoze. Ibyo byose rero ibyo bibazo bikomeye byagombye kuganirwaho n'umuntu wese uvuga ko ari umunyapolitike. Twabonye ko kuri radiyo twashinze ku itariki ya 27 z'ukwa kabiri 2012, ntabwo ari ku itariki ya 29 nk'uko bakunze kwibeshya. Kuri iriya radiyo yacu Itahuka twashinze, bo bigire mu by'ubukwe bwa Ange Ingabire Kagame, ngo n'umusore nyine bagiye kuzarushingana, waje kumusaba ababyeyi, umuryango we birumvikana, baje kumusaba ngo no kumukwa ejo bundi ku itariki ndumva ya 28 hari ibiganiro byose niho byari binambere. N'ubu munsi utaragera babonye invitation, bagenzi bacu twashinganye n'iyo radiyo, nubwo bayitwibye tukayihurira tukajya kwikora indi, bari mu bintu ngo invitation, ngo bibagiye ngo gushyiraho umuryango wa Musanzire
ngo wamusanzire na kuba ba mwana wa Kagame ngo yishyizeho wenyine ngo ntiyashyiraho ngo ba mwana we Cyril Mbengeye ingoma bajya mu bintu birebire cyane muri ibyo bintu bati nyuma nyine iryo saba ryabaye ngo Kagame ngo yari yijimye ngo azinze umunya ibyo bintu byose rwose twakomeje kuba Jonathan nagiraga rwose mu magambo make cyane twakomeje kubabwira yuko ibyo bintu byo mu muryango w'abana ba Kagame ngo aba ashobora kuba atarabyaye cyangwa se yaba yakoresheje ubukwe ngo kuba yazinze umunya ko atari byo politiki ko iyo atari yo politiki na gatoya rwose ahubwo ko ari ukujijisha abanyarwanda kuko hari icyo kibazo gikomeye cyane cy'indege no kuba FPRDMI Kagame ariko na FPRDMI Kayumba barabonye iriya kado ya Noheli ibyo nibyo tugomba kuganira n'ingaruka z'ihanurwa ry'indege ndetse n'ukuntu kuri kwihanurwa ry'indege kabone n'ubwo habayemo ako kagambane ka Macron tugomba twebwe gushikama tugakora ku buryo uko kuri kuzamenyekana n'ubwo tukuzi kukajya hagaragara kandi ababikoze bakabibazwa. Jonathan kwirirwa umuntu avuga ngo kuri invitation ngo ntabwo hariho ngo izina ry'umuryango uje gusaba ubundi sinzi niwo muco aho bawuvana kuko ubundi reception yabaje y'umukobwa waje gusaba ikorwa n'umuryango w'umukobwa ntabwo wari reception isangiwe abaje gusaba nyine ahubwo kuko baba bataramuha n'umugeni sinangombwa yo kuvuga ngo abana bashimanye bataramushima ko bamushima muri uko gusaba niho Jonathan iby'umuco nzi kubizi neza ariko urakoze muvandimwe Joseph mu by'ukuri kigaragara ni uko aba bagenzi bacu basa nkaho babuze icyo kuvuga cyangwa se ikinyoma baragihetse kigeze aho batakibasha kugiheka niyo mpamvu ubona muyo binjiye mu biganiro bajya muri ibyo by'umukobwa usabwa ukibaza ngo ese gusabwa k'umukobwa ikibazo kirimo ni ikihe yaba ari uwa Kagame yaba ari n'uwundi muntu ibyo ni ibisanzwe gushyingiza cyangwa se gusabisha umukobwa mu muryango ni ibintu bisanzwe ukibaza igituma rero babijyaho kubikritika ukibaza n'icyo banabishakamo cyane cyane ko baba bananiwe kuvuga ku bibazo bikomeye cyane bikomereye abanyarwanda nk'uko wari umaze kubisobanura tumaze igihe dufite ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'ibibazo ubufaransa bwiyeguriye guhemukira abanyarwanda bukimika Kagame n'ubwicanyi bwe n'abo babufatanije nka kiriya kibazo cyo guhagarika burundu dosiye y'indege urubanza rw'iyi dosiye y'indege yari itwaye abakuru babiri b'ibihugu perezida Habyarimana na perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi nabo bari bari kumwe mu ndege ndetse n'abadereva b'iyo ndege b'abafaransa bakananirwa kuvuga kuri iki kintu kibabaje ndetse n'izindi dosiye zimaze iminsi hari ibi bibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibibazo biri hagati y'inzandiko inkuru nziza yandikiye Museveni yaramusubiza ni urwandiko Theogene yasubije ibyo byose ntabwo bashobora kubivugaho kubera iki kubera mu by'ukuri umusaraba wa FPRDMI Kayumba bahetse n'uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye ku cyitwa P5 aha niho ubona bajya rero kugira ngo radiyo igume ikore bagomba kugira ibyo bavuga wakwibaza utese birafasha iki abanyarwanda ese birubaka iki cyangwa se ni ukuhe kuri muri ibyo baba batangaza ugasanga rero ni ukuyobya uburari kugira ngo mbega ngo radiyo igume ikore ariko ikora ubusa ushakisha ikintu itangariza abanyarwanda ukakibura
ushakisha ikintu yiyopoza kuri Kagame ukakibura. Mu by'ukuri icyo nagusubiza ni uko hari ibibazo bikomeye cyane cyane bikomeye kuko bahetse umwicanyi nka Kagame, basangiye ubwicanyi. Urabona kuba guheka Kayumba ni nko guheka Kagame, ni uguheka umusaraba w'abicanyi, ku buryo bigera naho bazi neza ko Kayumba niwe wahawe itegeko ryo kurasa indege yari itwaye Perezida Habyarimana. Kayumba niwe wari ushinzwe DMI, iperereza ryakoze aho iyi ndege izarasirwa n'uko izaraswa. Niyo yagejeje amamizayiro zizarasa iyo ndege aho zigomba kugera n'uburyo zizakoreshwa. Ibyo byose biri mu maboko ya Kayumba. Pla yose Kagame niwe yayihaye, ni nawe bayikoranye daher n'abakabarebe n'abandi bagenzi babo, ariko ntabwo bashobora gutinyuka kubivuga kubera ko bamuhetse muri cya kindi bita P5. Ntabwo bashobora kuvuga iby'uwo musaraba abanyarwanda bahetse, iby'iyo nzira y'umusaraba banyuzemo, iby'imfu zakurikiyeho, ari jenoside yakorewe Abatutsi, ari ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Abahutu, ari na jenoside yabibasiye. Ukibaza ngo ni ese niki bahagazeho, niki mu by'ukuri bashobora kumarira abanyarwanda nk'uko bavuga ko bari muri opozisiyo, ariko bagatinya kuvuga ibibazo bikomeye kubera ko bahetse umuntu wagize uruhare rukomeye muri ubwo bwicanyi no mu ihanurwa ry'indege. Joseph, wakomeza? Urakoze cyane Jonathan, rwose aho ngaho ndumva ubimbuye ibintu neza. Abamutsi ko ni abamutsi, reka mbenze imizi wawe gatoya kuko Jonathan nanashatse kuzimya ahubwo nzimya iwanjye ku buryo ibyo nimbuze mu kanya nyine nta wabyumvise. Noneho ngubu ibintu mbishyize mu buryo. Abamutsi ba FPR-DMI Kayumba baratakishwa nuko twashoboye gusobanurira abanyarwanda, baratakishwa rero nuko twashoboye gusobanurira abanyarwanda imiterere n'ubugome, imiterere ya FPR-DMI n'ubugome bwayo mu rwego rw'ibyo dusanzwe dukora, kuko intego yacu ari yayindi, gusingiza ukuri n'ubutwari, tunamagana ikinyoma n'ubugwari. Abo bamutsi rero ku isonga ry'abamutsi hari abakunze kuza cyane, ni Jean Paul Turayishimye Escort wa Kayumba, ndetse na Ali Abdul Karim utaraba Escort ariko ukora nka Escort, nk'aba Escort rwose nawe wagira ngo yanyuze muri izo nzira. Reka Jonathan rero tubanze twumve ibyo Escort Jean Paul Turayishimye yavuze ku itariki ya 28 z'ukwa 12 2018, nuko kwashize iminsi 3 gusa. Hari ejo bundi buriya kuwa gatanu ku itariki ya 28, twumva ukuntu rwose yaboroze rwose ngo abantu basigaye ngo barumvise neza ibya DMI dusobanura, bakabatumva ibinyoma bya FPR-DMI Kayumba. Reka tubyumve, tumva haboroga. Icyo kintu cya DMI navuze ngarukaho, abantu benshi bashobora no gutuma n'abagatabaje cyangwa se n'abagiye gukora intervention batamenye naho bashakira. Abantu bose baravuga ngo DMI ya Kagame, DMI ya Kagame, washimuswe DMI ya Kagame. Mu by'ukuri ubwo niba ugiye kugenda uri muri societe civile cyangwa se uri mu muryango bakabaza ati ninde washimuswe umuntu, ati ni DMI. Ubu ufunze izindi nzira, biraruta ko wajya gukoresha inzego z'umutekano. Ndabizi impamvu mubivuga akenshi mubikura mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa kuri za YouTube, aho ziriya ngoma Zangarambe, Musonera ndetse na Rudasingwa bavuga ngo DMI FPR, bigatuma bayobya uburari, kandi mu by'ukuri bo bazi mu by'uko imikorere y'iriya leta. Hari inzego zitandukanye zishimuta abantu mu Rwanda.
hari DMI ntabwo mvuga ko bidashoboka. Abatazi DMI icyo ari cyo bisobanura mu magambo maremare ko ari Department of Military Intelligence. Iyo ubusanzwe yakagombye kuba ikora intelligence yo mu gisirikare nta handi, yewe n'ibindi ikubitanye nabyo ku ruhande ibihe inzego zibishinzwe, ariko ubundi ntabwo ariyo ikora ibintu byo gushimuta abaturage akenshi, uretse gusa ko igihe yari under leadership ya Jacques Nziza byo koko nibyo nayo yakoraga cyane, ariko ntiyabikoraga yonyine. Hari abitwaga hariya kwa Gacinya nabo barashimutaga, polisi ifite za specials zishimuta, civil intelligence ikuriwe na Joseph Nzamwita, Brigadier Nzamwita nayo cyangwa General Major ubungubu ifite inzego zishimuta, Republican Guard irashimuta. Niba ushimuswe umuntu wawe umubuze ntuzajye kuvuga ngo DMI. Icyo gihe umuntu najya kukushakira akagushakira muri za DMI, azajya za Kami, ajye Kanombe, ajye mu bigo bya gisirikare, ariko ntabwo uzaba ufunze n'izindi nzira. Bafite za safe houses, hari abantu benshi bafite aho bashobora kujya gushimuta abantu bakabashyira mu nzego zitandukanye. Ariko reka kuvuga ngo DMI igihe uri nk'utabaza cyane cyane uzi ko Croix Rouge, uzi ko inzego za société civile, uzi ko inzego zindi zitangazamakuru zikeneye kugira ngo zimenye ibyo ari byo. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bajye gukora interpretation ku bwabo, bahe information yenda aho bashobora kuyikura. So ku bantu rero batabaza cyangwa bari abandika ngo umuntu yabuze ngo DMI zamutwaye, ntabwo DMI ishobora kuba ishimuta abantu bakeya mu Rwanda uyu munsi none aha tuvuga kuruta abashimutwa na za polisi, inzego za polisi, abashimutwa n'inzego za civil intelligence, abashimutwa n'abari muri za special forces. Murazizi ko zihari zirazurira amazu n'ibindi. Ibyo bintu byose mugomba kurekeraho kumva gusa ngo kubera ko hari abantu bavugije ihembe hariya bavuga ngo DMI ati nizo ngizo, bahasige namwe bakabafunga mukagarukira aho ngaho. Mube eduke, mumenye yuko bimwe na bimwe babikora bafite izindi nyungu zabo, ariko inzego cyangwa se no gukingira n'ikibaba abo bantu bamwe na bamwe. Ariko abashimuta ntabwo ari DMI, ko nuko ibyo burari abashimuta nizo nzego zose nababwiye. Jonathan rero umujinya urwo rugambo rwose ni umuturage wari utabaje ko yagitaha, ukavuzaga ko hari umuryango DMI yibasiye, ko bamaze gushimuta abantu batari bakeya muri uwo muryango. Noneho rero bavuze ngo ni DMI, urumva ko byabaye nka bya bindi ngo aho umubembe ari ntabwo wari gatanu. Nyuma yo kumutumikira arabanza nyine amubwira ko ari umuginga, ko DMI atazi yariyo. Avuga ko ngo bagiye mu masomo ya Ngarambe na Musonera ngo ndetse na Rudasingwa, ariko genda ndumva barakabije, kuko mu by'ukuri muri wowe na Rudasingwa muri mu banyigishije DMI nkayimenya, nanjye icyakora nkagenda ngasoma ibintu ntakunda kwitaho cyane, ngasoma inyandiko zaba Lieutenant Ruyenzi wari wegereye cyane Kagame, wavuze byinshi cyane kuri we, ngasoma igitabo gikomeye cyane cya Abdul Ruzibiza, nawe wari ubizi neza ibya DMI, kandi akaba yagiye avuga cyane uruhare rwa Kayumba Nyamwasa nka nimero ya kabiri. Ibyo byose rero Jonathan mwankangurira nanjye kubyiga, nubwo ari havuga ngo narabyigishije, ariko wenda ubwo nanjye nabaye nk'undi uhamiriza neza nyine, ngo akaba wenda yajya kwegera ababimwigishije. Jonathan, ijambo ryawe ngaho subiza Escort Jean Paul, turayishimye. Uriho uvuga ibyo atazi, mu by'ukuri ni umumotsi gusa. Joseph wese nawe Jean Paul uramurenganya ukabyaraho. None se urabaza Jean Paul arasubiza ibya DMI arabizi? Jean Paul nagiye mbigarukaho kenshi, ni umusirikare bamwe bitaga abasirikare bo mu Masaka ba nyuma y'intambara. Jean Paul yabaye escort wa Kayumba muri icyo gihe. Ntabwo rero ibintu bya DMI mu by'ukuri abisobanukiwe nk'uko
twagiye tubisobanura nk'abasirikare babibayemo, ndetse nk'uko wari umaze kubisobanura mu bijyanye n'igitabo cya Ruzibiza, mu bijyanye n'inyandiko za Liyetona Ruyenzi ndetse na Furuma, ngira ngo Major Furuma, bose hari n'abandi benshi, ndetse na Marara yagiye asobanura byinshi kuri radiyo Inyenyeri no mu nyandiko. Hari abasirikare benshi mu by'ukuri bazi neza imyubakire ya DMI. Jean Paul rero urumva we yananiwe no kwibohora ngo ave mu bwesikoti, n'uyu munsi wa none aracyagowe cyane, kuko Kayumba yakagombye kumuhamagara, ahubwo akaba ari we yakagombye guhamagara Kayumba akaza kuri radiyo agasobanura DMI, kuko niwe wayubakanye na Kagame, arayiyobora. Ubwicanyi bwose bwakozwe na Kagame na Kayumba n'abo bakoreshaga, akamenya neza uko DMI yari yubatse, akamenya nyuma y'intambara uko DMI yubatswe, uko Kayumba yavuye muri DMI akamujyana mu kubaka DMI muri gendarmerie, akamenya departement zose uko Kayumba yagiye ategeka zari amashami ya DMI. Noneho akumva akanasoma, kuko Jean Paul ni umunyabwenge, arasoma. Ndibaza ko atari umuswa ku buryo atasoma ngo asome iki gitabo cya Ruzibiza, asome inyandiko za Liyetona Ruyenzi, asome n'ibya Major Furuma, ndetse n'abandi bagiye batanga ubuhamya. Nagiye nsobanura inshuro nyinshi uko DMI yari yubatse mu gisirikare, kuva muri section, platoon, company, battalion, uko byari byubatse, ku buryo wasangaga abasirikare batagera no kuri 15 harimo DMI barenga 2 bagomba gutanga ubutumwa. Bikwereka uko igisirikare cyari cyubatswe muri DMI, ku buryo bamenyaga yitsamuye nabi cyangwa se witsamuye neza, niba urupfu gapfa. Aha rero Jean Paul ikigaragara muri kiriya kiganiro cye ni uko hari amarira y'abantu y'agahinda ko abantu basobanukiwe neza DMI uko iteye n'imikorere yayo. Ahubwo wakwibaza utese ni iki gituma Jean Paul udasobanukiwe neza n'ibya DMI? Jean Paul yari umwana muto wabaga mu gikari kwa Kayumba, ntabwo ibintu bya DMI n'iyo mikorere ya DMI ntayasobanukiwe, by'igisirikare ntabwo abisobanukiwe mu by'ukuri, n'iyi mikorere ntayisobanukiwe. Gusa icyo yabashije yahamagaye byibuze niba Kayumba akomeje kugira ubwoba, yahamagaye Rutayomba cyangwa se Micombero ko bakoze amahano bari muri DMI. Nabo ntibatinyuka kubisobanura nk'uko bikwiriye, kubera shebuja, kubera n'ayo mahano bakoze nyine mu gihe bari muri DMI. Aha rero ni ikibabaje, ni ikihe? Ikibabaje ni uko ibyo Jean Paul yafashije Kayumba igihe yari escort we muri za 95 na 6 na 7 n'umunani, aho yamufashije mu kwica abagogwe bene wabo n'abanyamurenge no gusahura inka zabo. Ibi byo arabizi neza, byabigizemo uruhare, arabizi. Ariko uburyo systeme ya DMI yubatse muri kiriya gihugu, niryo shami rigize igisirikare, niryo shami rigize iperereza ryose, niryo shami rigize polisi, niryo shami rigize inzego zose zitwa ngo n'inzego z'umutekano, byubakiye muri DMI. Kandi ikibigaragaza, azarebe abari aba DMI kuva tukiri mu ntambara, arebe na nyuma y'intambara, arebe n'ubu ushinzwe polisi se ninde? Ni Dani Munyuza, yasimbuye Rurayi bakoranaga. Aho n'aba DMI n'abara bakoze Kayumba, byubatswe na Kayumba ajya muri gendarmerie, ni wubatse, ni kubundi yaje guhinduka igipolisi.
nibyo nyine nasobanuraga. N'uyu munsi wa none polisi ihagarariwe nande? ihagarariwe na Dani Munyuza. Dani Munyuza niwe shami rikomeye ry'ubwicanyi Kayumba yakoreshaga akiri umukuru wa DMI. nibo bagenda bizungurukaho izo departement zose zitwa ngo ni iz'umutekano, ngo ni inzego z'umutekano, ni inzego za DMI zitwa amazina atandukanye, ariko ni inzego za DMI kandi zikoramo abari trained na DMI, yabatrayininze kuva kera kandi bagashyira mu bikorwa ibyo Kagame yifuza ko bijya mu bikorwa. Kandi Kagame abahitamo neza kuko azi neza bashyira mu bikorwa ubwicanyi bwose akeneye ko bujya mu bikorwa, ari ubwica abasirikare, ari ubwica abasivile, byose afite uburyo yagiye ahitamo abahanga muri uko kwica. Ibyo rero shebuja Kayumba arabizi cyane kuko ari we washyize mu bikorwa ubwicanyi bwose bwagiye bukorwa, ari ubwakorewe abasirikare ba RPA mu gihe cy'intambara, ari ubwakorewe abasivile, arabizi neza ko wabishyize mu bikorwa, ari ubwakorewe abasivile cyangwa se abahutu muri Kongo no mu gihugu za Gikongoro, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, ni Kayumba wabishyize mu bikorwa, ni nawe wari ubihagarariye. Ni iyihe mpamvu mbega Kayumba atinya kuza kuri radiyo gusobanura iki kintu cya DMI cyababereye umusaraba? Ariko nabonye na Kigali byarababereye umusaraba kuva aho dutangiye kubitangaza tubishyize hanze, nabonye barahinduye n'izina. Joseph, wenda waza kunyunganira ukanagaragaza Jean Paul uyu n'abandi basirikare icyo bagiye bavuga kuri DMI uko iteye ite. urakoze cyane. sinzi ko ibyo turi bubonere akanya tuzagashaka. hagati aho ngaho reka dukomeze muri uko kuboroga tushyiraho undi mu mutsi witwa Ali Abdul Karim. nimwumva abantu baza kuri opposition, ari opposition baza batwita ngo turi DMI, RNC bayita DMI. ni kuki abanyarwanda bari uruhande rumwe niba stepping back bavuge bati ariko koko ibi ni ibiki? So serije abarimo kubaza bashobora kubura abayoboke bacu tutaregera, kuko communication ntabwo yegera ku bantu bose. Abanyarwanda barabaye, turabizi cyane. urumva rero ko na Ali Abdul Karim nawe rwose hari ejo bundi ku itariki ya 20 z'ukwa karindwi 2018, ni ukuvuga ko hashize amezi 5 gusa, nawe yaravuga ati batwita DMI rwose ariho ataka. wari uri kuvuga yo mu kanya uti Kagame yahinduye izina rya DMI kuko nawe iyo tuyivuga ukwiri bimutera ikintu, ibuye yise DID, ngo ni Defense Intelligence Department, kugira ngo ahindure iryo zina rya DMI. iyo abonye izina rimaze kwandura hari igihe ashaka kurihindura, nk'uko Crystal yahihinduye akavuga ngo ni Creature Ventures Limited. na DMI rero ejo bundi mu kwa karindwi Kagame yarayihinduye ayita DID, reka kuba DMI, ariko twe tuzakomeza DMI kuko nyine niyo ifite ayo mateka mabi, kabone nubwo niyo DID izakomeza ari DMI ikora amahano, ariko iyo DMI twe tuzayigumisha ukwiri. Gusa rero yifuza ko iryo zina rya DMI rizimangana nk'uko tumaze kubyumva, ntabwo ari FPR-DMI Kagame yonyine, ni FPR-DMI Kayumba, kuko nayo iryo zina ribakora hano, biba nka bya bindi nyine ngo kunegura umuzimu mu ndaro cyangwa se kubara 5 ahari umunyabibembe. Reka twumve gatoya aho Ali Abdul Karim ukunda kwibagirwa n'ibyo yavuze cyangwa se ni uwavugira, nawe yaneguye ko Kagame ngo yahinduye izina rya DMI atazi ko ibyo bintu byafashaga na Kayumba Nyamwasa. Reka tumbyumve gato. Kagame amaze kugaragara ari kuri stress, niyo mubona no kugwana biriya bintu no guhindura bya gisirikare za FIBU biriya ikiganiro wagize n'injoro yahinduye DMI, no kugira ngo
rya zina rya DMI ase nk'uryoza nk'uryuhagira akita ikindi kintu, ariko ntabwo bimuvanaho iryo zina, ntabwo bihindure icyo kintu. nubwo yahindura personnel, imikorere yaryo ntabwo ishobora guhinduka. byaranduye. ibyo rero ari yavugaga ni ukuri gusa, yibagiye gusa ko iryo zina rya DMI riri no ku ruhu, ryanumase no ku ruhu rw'uwayishinze nyine, wakurikiraga Kagame mu bintu byose agakora amabi, kubera ko ibyo wahoze unsaba ngo uko imiterere ya DMI n'uwari uyiri ku isonga, nk'uko baruzibiza ndetse na Ruyenzi bavuga bati Kagame yahisemo abantu bamwumvira kandi bafite ubugome nawe bumushimisha, ntawe umurenze ubugome. ariko yavuze ati abagome bakomeye nubwo Kayumba hejuru ku isonga, ati rwose ati umushinze DMI yayikoresha neza ibyo nifuza, kandi koko niko byagenze kugeza igihe bapfuye ibintu by'ibyibano muri Congo n'ibindi byo mu miryango yabo, bagatandukana ko badatandukanijwe no kwanga ubugome, kuko bose barabuhuje, ni abagome kimwe. kandi rero umaze kumva izo clip ebyiri umaze kumvaho na kuri iyo tariki ya 20 z'ukwa karindwi hashize amezi 5, mugenzi wacu ari Abdul Karim aboroga nawe kimwe na n'undi mugenzi wacu Jean Paul Turashimye, ndetse akagerekaho no kuvuga kuri iyo tariki ko nubwo bwose bahinduye izina rya DMI, aho uragira icyo bivugaho, nubwo yahinduye iryo zina ariko ngo amabi yayo ngo ntazibagirana, akibagirwa ko ayo mabi ari ku ruhu no ku gahanga no ku maso no ku mboni no ku bintu byose bya shebuja Kayumba Nyamwasa. Reka rero ngufungurire mikoro nanone, Jonathan mikoro ndabona ikifungurira irafunguye. Jonathan ijambo ni ryawe, mikoro irafunguye. ubanza wavuyeho, reka ndebe neza, ubanza wavuyeho. Reka nongere gato. Jonathan none uranyumva neza? Ndakumva neza, ntabwo nakumvaga ndari navuyeho. Wari wavuyeho? nabibonye. Ngira ngo wumvise izo clip zombi za mugenzi wacu ari Abdul Karim nawe nazumvise, nyuma nahise mvaho sinakurikiye ibyo wavuze nyuma yaho. Yego, navuze ko nyine nawe yatatse kimwe na Jean Paul Turashimye, ariko akanageza ngo akavuga ngo DMI ngo bahinduye izina ryayo, ngo ariko amahano yakoze ngo ntazava kuri Kagame nguko yagira kose, yibagirwa ko na Kayumba ari uko. nicyo mukundi uretse gusa ko ubundi ni umunyabwoba mu guhuzagurika ko hari igihe agira atyo akavuga ibintu akibagirwa ko yavuze ibindi, noneho we akumva ko DMI ari Kagame gusa, ntiyibuke shebuja wayo kuva mu ntambara y'inkotanyi turwana kugeza intambara irangiye, no kugeza ava mu bijyanye n'ibya gisirikare bamugira ambasaderi. Aho hose arabyirengagiza, cyangwa se aba yabyibagiwe, cyangwa se kubera gutinya shebuja aba yabapakiye ibyo bagomba kuvuga, ariko akageza aha agacikwa. DMI rero ni umusaraba ukomeye, kuko DMI buriya Joseph, uranyumva Joseph? Ndakumva neza. DMI ni umusaraba ukomeye cyane ku basirikare babaye mu gisirikare muri kiriya gihe cya ziriya ntambara. Barayizi cyane uburyo DMI n'ishami rifite ubukana buteye ubwoba, ari nabwo abanyarwanda babona ubu ngubu mu bwicanyi bukorwa, niko byari bimeze kuva 90. Abantu rero ntabwo basobanukirwa
neza bumva DMI bakagira ngo wenda ni ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare. Reka da ni nacyo nakubwiraga ngo wenda tugaruke ku nyandiko cyane cyane ya Loise Ruyenzi, aho yanditse yasohoye mu mwaka wa 2004 ngira ngo ku gice cyayo cya 9, aho ubwe yagiye asobanura DMI mu by'ukuri nk'umuntu wari hafi mu bacunga Kagame, uburyo yasobanuye urwo rwego rwa DMI urwo ari rwo, aho avuga ngo izo nzego ngo DMI ngo izo nzego z'iperereza mu by'ukuri ntabwo zikora akazi k'iperereza rya gisirikare nk'uko byitwa, ahubwo ni uduco tw'abicanyi kabuhariwe Paul Kagame yashyiriyeho ku mibare ihanitse ku buryo baberaho kwica, nawe agategekera muri ayo maraso. Ku gice cya 21 cy'iyo nyandiko ye ya Loise Ruyenzi naho aragira ati urusha abandi kwica benshi kandi akanazimiza imirambo, uwo bidatinze aba yabaye generali cyangwa koloneli. Wamanuka kugera kuri 22 aho avuga ngo General Major Paul Kagame ngo yisangije wenyine ngira ngo ku isi uko igisirikare cyose yagihinduye ba maneko, ngo iyo hazwi 5 haba hari abandi nka 20 batazwi, kandi bose bafite inzira ziciye ahandi bakamugezaho amakuru. Ni umunyamayeri avanze n'ubugome buhanitse, ntabwo amayeri ye ajya ashira. Agakomeza avuga uko yagiye ahitamo abasirikare atoranije b'abahanga mu bwicanyi, kandi akabikora akoresheje imibare ye, ku buryo hafi abasirikare bo muri DMI bagiye muri ibyo bikorwa yabahinduye bose abicanyi. Anagezaho avuga ati ku buryo nta n'ushobora kumuvaho kuko aho bajya hose batabwa muri yombi. Agakomeza avuga ko Kagame ari intabikangwa, nta mpungenge agira mu buzima bwe, akora icyo ashatse, akanerura, akishongora cyane, agasuzugura abantu, kandi imbere ye benshi abita abaginga. Donc ni ukuvuga ngo ibicucu. Mu kazi ke ngo ntanaryama, ni umuntu uhora uryama amasaha make, ubundi akabaho ategereje amakuru y'ubwicanyi simusiga. Aha ngaha iyo ni inyandiko ya Ruyenzi. Aha rero naho nuko tudafite wenda umwanya uhagije, ugiye nko muri iki gitabo cya Ruzibiza, we agenda atanga n'amazina, akavuga uko Kayumba yubatswe na Kagame, akamushyiraho amucaguye nk'umuhanga w'umwicanyi ruharwa, azi neza ko azashyira mu bikorwa ibintu byose azakenera, kandi koko yanabishyize mu bikorwa. Noneho waza hano ku bya Major Alphonse Furuma, aho yerekana uburyo byari biteguye mu buryo ihotorwa ryari ryarizwe neza mu buryo bwo kurimbura abahutu, nk'uko nagiye mbitangaza mu bantu bazaga muri military training cyangwa se mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare. Icyabanje na Kivara, kiza kuba Gishuro, Karama, kiza kuba Gabiro, kiza kuba Gashora na Gako. Aha hose abana b'abahutu bagiye baza, cyangwa se na mbere abana bazaga b'abatutsi bavuye i Rwanda batari bakunzwe, bavugaga ko turi abahutu, abagiye bakira ubu bwicanyi n'inkirirahato. Ibi byose byagiye bishyirwa mu bikorwa, kugenda bishyirwa mu bikorwa n'ubwicanyi bwa DMI, kuko niyo yakoraga izi operation mu buryo buhanitse, kandi bakamakinga sure ko batsembatsembye aho bifuza gutsemba. Cyane cyane Furuma we avuga muri ibi bice bya
ibyo twabanje kurwaniramo bya Muvumba, Ngarama, Bwisige, Kiyombe, Mukarange, Cyumba, Kibari, Kivuye, Cyungo, Kinigi, Butaro, Cyeru na Nyamugari. Aya ni amakomine ya Byumba na Ruhengeri. Ariko niko byagiye bikorwa kuva dufashe igihugu kugera ku Gikongoro, Ruhengeri, Gisenyi, Cyangugu, Byumba. Ibi ni ibikorwa bya DMI. Rero tugarutse kuri iki kibazo cya Jean Paul hari aho ngera nkibaza niba ahubwo mu by'ukuri ari muzima, ko umuntu w'umugabo wubatse ufite umuryango aguma kuba mu bitekerezo bya esikoti akoreshejwe na Kayumba wigaramiye hariya wakoze ayo marorerwa y'ubwicanyi, akigaramira agaceceka akabwira Jean Paul ati genda uvuge ibya DMI. Arabivuga se arayizi? Kubera iki Kayumba atinya kuza gusobanura nk'iki kibazo cya DMI, ko ari ryo shingiro ry'ubwicanyi bwose umusirikare wese Joseph wabaza mu basirikare ba kera, yewe n'abubu barayizi, abashaka kuvugisha ukuri barayizi. Bagusobanurira ko igisirikare cyose yacyubatse muri DMI, ku buryo usanga kuva muri section hari y'abasirikare batagera kuri 20 hari DMI barenga 3. Aho nicyo kikwereka systeme yayo ukuntu iteye. Nibyo bagerageje kubaka muri iriya mitwe wumva izo za daso n'ibindi, niyo mitwe ya DMI, niyo kuneka abaturage, niyo kuneka abacuruza udutaro, niyo kubajujubya, nicyo kintu ibereyeho. Ariko noneho bikagenda bigira amazina atandukanye. Joseph ngira ngo hari wenda mvuze byinshi urakoze rwose. DMI hose mu bamotari, mu baturage, ahantu hose hari umunyarwanda DMI irahari rwose. Jean Paul turayishimye, nareke kujigisha rwose. Niba ukuri kumubabaza ntako azakugira, ku mugani wari Abdul Karim iyo yibagiwe ku mugani we yibagiwe uri uvuze ati Kagame haraho umwumvise avuga ngo Joseph uranyumva ngo DMI ngo yakoze ngo ibi bikorwa ngo igihe yari under Jacques Nziza yari number 3 kuri Kayumba. Yego. Ibyo rero ntashobora kubivuga. Aba bagacinya ni abahungu ba Kayumba, aba ba Joseph nakubwiye Joseph yari escort wanjye muri training wing, naramwigishije. Aba bana bose bahise babatwara mu DMI barangije imyitozo ya gisirikare, baragenda babatoza kwica. Bari bayobowe na Dani Munyuza. Yego. Ubu bwicanyi bwose Jean Paul yaravuga none se Jacques Nziza yasimbuye yavuze ngo reka ngo Kagame ari kuri stress nkaho Kayumba batari kuri stress. Reka twumve ukuntu ngo bari kuri iyo tariki ya 20. Ibyo byose bafite amahirwe. Bibwira igishakeje gusa nuko bibwira ngo kubera ko abafaransa bafunze dosiye y'indege ngo ubw'icyaha cyo kurasa indege no kwica abaturage wenda cyabavuyeho. Ntabwo bishoboka. Nibishoboka. Abahaye ubunani bw'akanya gato, ariko iki cyaha tuzakibakurikiranaho kugeza bashyikirijwe inkiko. Niko biri. Reka twumve ahantu handi ari nawe tukimuriho, aho avuga nyine ngo bari muri korosi rikomeye, bari kuri iyo stress ku mugani nyine. Niyo mpamvu wumva ariho babura nkanjye ushinzwe communication kabasobanurira impamvu ibyo bintu bimwe tutabicommunicatinga. nawe wabivuze ushinzwe radio, impamvu witonda nawe mu mobilization arababwiye niko ariyo gahunda yacu. Dufite gahunda Karimwa uje barabibabwiye ati mwihangane, turi mu korosi ariko turi korosi tugomba kuvamo mu buryo buri smart, ariko tukayivamo dutsinze. Intsinzi iri ku ruhande rwacu, Imana iri ku ruhande rwacu. Ahasigaye mwakoze cyane, abatanga ibiganiro byose turabashimira.
nongere nshimire Professor Charles Kambanda ku kiganiro cyiza yatanze n'abandi bagenzi bacu na Rutayombwa nibyo ntagatinye yuko ngo bamuvuze ngo atinye kuza ajyaza atanga ibiganiro iyi radiyo urakoze cyane avuga kabisha abafite umurongo agendera urakoze cyane Jonathan ngo Rutayomba ntakagira ubwoba bwo kuza kuri radiyo ariko ubundi niba bagombye kuza gusobanura ibya DMI dore ko yanayikozemo cyane yakoze n'amahano yayo cyane we ni umuntu ariko dike cyangwa ari urumva we araboroga afite impumu arahagira aratabaza ati rwose turi nubwo turi mu ikorosi rikomeye tuzarivamo ati imana iri ku ruhande none z'imana iba ku ruhande rw'abagizi ba nabi imana y'abagizi ba nabi ni ukuri ni bya bindi umujura yiba umuntu agatwara amafaranga yabona batamufasha ati imana iramfashe ntibamfashe kandi yibye urumva naho Rutayomba aratinya se Rutayomba nuko icyo atinya arakizi ko we yakoranye na Kayumba bya hafi yishe abantu bitangaje cyane cyane mu gice cya Byumba no muri bari bafatanije na Dani Munyuza ibyo arabizi bumvise naho avuguruza shebuja aho shebuja yashatse wabonye ukuntu shebuja Kayumba yagumije kugenda ahunga ko yayoboye DMI akagera aho yitirira batayo atayoboye none Scott we yaza akamuvuguruza aho rero niho ubona reka tuze twumve Rutayomba mu kazi ka DMI ibyo bakoraga muri giti uribuka ko Kayumba yavuze ngo yamuragize Sebushumba ngo bityo ngo kuba natarije Sebushumba ngo ni ukuvuga ko atishe abanyarwanda ibyo twaje kumukora ariko Rutayomba hari naho yigeze kuvuga ko bakosoye abahutu muri Kongo cyane sinzi niba ubyibuka hari aho yigeze kubivuga we hari ibyo agezeho akemera akavuga akaba reka mbanze shyireho ibya giti wenda n'ibyo byo muri Kongo havuga ko ngo bakosoye abahutu nabyo ndaza kubishyiraho urumva rero ko iyo ageze kuri radiyo hari ibimunyobera nubwo yatojwe kubeshya hari ibimugora afite impamvu zo gutinya radiyo ntabwo ari igicucu reka twumve ukuntu avuga nyine none Theogene Meja Theogene Sebushumba yaziraga iki gufata agafungwa agenda yimurwa aho ngaho kuko nta kantu gashya ushyizemo twahita twibaza impamvu yafungwaga kandi nta n'abatutsi baguye muri giti yafungwaga kubera ko yari umuyobozi wo kwa Habyarimana hari ikindi ko wumva yafungwa urumva ariko serizebwe ubwo wumva ikindi yafungiye ngo ari burya Emmanuel abasirikare n'abasirikare ati yaziraga ko Habyarimana nta kindi na Theogene waduhamagaye komeza ijambo ryawe none se urumva ko inkotanyi zageze hariya nta kintu kiraba wumva wowe yaba yarakuyoboye ko se yanyereje imitungo ko yakoze iki ko yari umuyobozi gusa nta kindi nta rindi kosa yari afite yewe numva ariyo yafungiye ngo nta kindi yewe numva ubwanjye niko mbitekereza ngo mubiseka ariko niko byari bimeze ikindi seri ariko hari n'ikintu abantu ukwiye no kuzamenya buriya mujya mumenya neza yuko no mu gihe cy'icyunamo bayize tunabivuga abatutsi bapfuye bazira ubusa kuko ntacyo bari bakoze bararenganye cyane ariko abantu bibagirwa yuko inkotanyi 99.99% bari abatutsi kandi muri abo ngabo 80% bari abasirikare bari baravuye mu Rwanda ubwo ngubu harije mwumva abantu bumva
aba abahutu bumvaga ngo bishe abantu baza abatutsi niho bafashe ubutegetsi baraje barabarebye ngo tenki ngo mwakoze neza reka da ni nk'uko tuvuga nk'iyo abatutsi bari kwica abahutu noneho abahutu bakaba aribo bafata leta byari kugenda gutya ahubwo ngewe mbona hari ikintu ngewe ntandukanaho n'abandi bantu buriya mbona abahutu bakwiye kuzagorora Kagame kuko buriya Kagame hari ikintu yafashije abahutu n'ubu baracyakibafasha Kagame hari ikintu yakore ese buriya Kagame yataza ko ari umuperezida w'imbwa wikunda w'umuswa akaba perezida mwiza ubu ngubu ugira ngo ubu ngubu abanyarwanda bafite amahoro batuje abahutu bose bari mu gihugu ariko bumva neza yuko abanyarwanda bangana kandi nta n'umwe akwiye kwica undi nta n'umwe akwiye gupfa. Jonathan aho ngaho turi mu kwa kane tariki ya 12 z'uno mwaka wa 2018 hashize amezi 8 urumva ukuntu abatorozi b'ibindi basekaga ayo mahano ya Rutayombe ijambo ni ryaho n'agahoma munwa ariko ugize neza kubigarura kuko abanyarwanda baba bakwiye kumenya ukuri mu by'ukuri urumva ariko ukuntu anishongora nko kuvuga ati Kagame yahemukiye abatutsi ubundi twagombye kuba twarisha abahutu tukabamara noneho hakaba hari amahoro ni nko kuvuga ngo yahemukiye abatutsi. Ikindi ari anabeshya cyangwa se yirengagiza aho avuga ngo 80% by'igisirikare cya APR ngo bari abana b'abatutsi bavuye mu Rwanda. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. ashaka gusiga ubwicanyi bavuye mu Rwanda nta nubwo sinzi niba harimo n'abasirikare bagera ku 100 harimo byibuze na kampani imwe yabo basirikare abenshi barabishe abaje mu gisirikare benshi barabishe aho ni muri ya mvugo ya DMA ari DMA ya Kayumba na Kagame bashaka kwikuraho ibyaha by'uburyo batsembye abahutu mu Rwanda bakabyitirira ngo n'abacika cumu bari mu gisirikare cyangwa barokotse bisha abahutu ngo bihorera kandi ni ukubeshya. Kwica abahutu cyangwa se kwica n'abana bavuye i Rwanda ni ibintu byatangiriye muri training wing bagenda bica uko intambara yagiye iba byumba Ruhengeri Umutara bagendaga babatsemba ntaho bihuriye n'abana kuvuga ngo 80% bari abana bavuye mu Rwanda nta n'isoni afite. Ibyo rero ni ubutumwa bwa shebuja. Ikindi cya kabiri kinakwereka ko yaba ari Serge ari nabo bari kumwe baratinyuka bagaseka mu bintu by'amagambo ateye ubwoba nka kuriya y'ubwicanyi. Sebushumba bamuhoraga ko kwa Habyarimana. Gusa ikigaragara neza nuko anyuranije na shebuja Kayumba kuko avuga ko ngo bamufashe neza nta n'uwamufunze ngo ukumva ni message ebyiri zinyuranye kandi umwe yari shebuja wundi. Aha rero message dushaka gutanga gusa no kugira ngo abantu basobanukirwe neza tugarutse kuri cya kintu cya DMA n'ubwicanyi bwayo n'ibyo bagiye bakora cyane ko uyu Rutayombe yari escort wa Kayumba yari we wari head wa DMA akakurikirwa na ba Steven Barinda ba Jacques Nziza ba Rwahama Jackson ba Dani Munyuza ba Kiboko n'abandi benshi bagiye bakora ayo marorerwa ni nabo abenshi bakiyakora n'uyu munsi wa none. Aha rero ni byiza kugira ngo abakunzi bacu basobanukirwe neza ko iyo tuvuze ngo DMA Kagame cyangwa se DMA Kayumba nuko imikorere ari imwe. Kayumba ntafite ubushobozi bw'uko yagira uwo yica ubu ngubu ariko uburozi bwa DMA ibigisha muri opposition nagahoma munwa niyo mpamvu tubyamagana
cyane cyane wumva nk'amayesikoti aza gutinyuka kuvuga ngo DMI ngo turabivuga ngo abantu bakayifata gutyo ngo kandi ntabwo ariyo yica. ubwo abanyarwanda bazisobanuriye bazanabaze Jean Paul uwica ninde iyo bavuze polisi bakavuga Dani Munyuza ninde kandi banakorana n'abasivile. DMI inakorana n'abasivile iri hose ahantu hose. Reka ibyago kuba escort ni ingorane byatumye mu mutwe we hazezengera ntashobora kwibohora kandi akavuga ngo arashaka kubohora abanyarwanda. Yarananiwe no kwibohora kuri kabutindi y'umwicanyi. hari ukuntu ari abona ba escort nimba nakanya ndaza kubusubizaho burya hari rwose hari ukuntu nkunda ukuntu ajya acikwa akavuga ukuri. Reka twongere twumve Rutayomba nyine bimwe aho avuga ko abahutu ngo bakosowe muri Kongo aho Kayumba beshya kandi bose bari bahari ari Rutayomba bari bahari bica abahutu ari Kayumba niwe wari ubiyoboye. Ariko reka twumve Rutayomba nyine intambara y'abacengezi. Reka nyuma kubwira gatoya kuko ndayizi nayibayemo. Ya ntambara ikintu cya mbere cyabaye iriya ntambara yabayeho nyuma y'isenywa y'amakambi y'impunzi yari muri Kongo, kuko amakambi y'impunzi yasenywe muri 1996. icyo gihe amakambi yarasenywe ya Kibumba na ziriya nkambi zari ziri ruguru gatoya ahagana za Mugunga, Katare, izo zose za Kahino na Katare na Kibumba zose zaragiye zijya Mugunga hari abasirikare benshi, hari abanyarwanda benshi mu by'ukuri. Rero inkambi ya Mugunga rero nayo isenywe abasirikare baravuga ngo abantu bashaka gusura mu Rwanda nimufate umuhanda musureyo, abashaka kudukurikira ukomezanye urugamba muzamuke imisozi y'amasisi na Sake hariya za Sake. Abanyarwanda benshi bafata inzira bagaruka mu Rwanda. Abagarutse mu Rwanda buriya imbizi ntabwo mbizi cyane ariko ndisire yuko bimwe barambutse bajya mu Rwanda nta kibazo bagize. Niba harimo bari barakoze jenoside bagafungwa byarashoboka, ariko ntabwo bigeze bambuka ngo leta ibice. No, abakurikiye umwanzi abo babonye isomo, kuko bajyanye n'abasirikare. Inkotanyi zirabakurikira zibarasana n'abasirikare, uwo zifashe zikamurasa, uwo zitafashe hari mu mashyamba nta tegeko rihari, nta rugero. Ibyo ngibyo ribarwa riraye. Abantu bahungiye Kongo bagakomeza bajyanye na XFR. abo ngabo ntabwo navuga ibyabo byabaye bibi. Byari kuba byiza iyo bataha bagasubira mu Rwanda, ariko abakurikiye XFR bagize ibyabo cyane. Nyuma rero muri 19 ati Rutayomba ati abakurikiye les XFR barakosowe nk'aho ayo masasu babamishagiragaho yatumaga umuntu amenya yajya. Reka twumve gatoya aho Kayumba Nyamwasa wari ubiyoboye abeshya ko ngo icyo gihe ari umujede. Twumvise Colonel Ndengeyinka avuga rwose ko yari abiyoboye neza cyane. Ati ahubwo ati twabimenye dutinze, reka ntiturubone umwanya wo kumwumva, ariko twumva ko Kayumba ahubwo ariho abeshya kuri mikoro ya radiyo twashinze. Bashinze nyine umumoti Serge umufasha mu kubeshya. Basenya amakambi yo muri Kongo ntabwo naremereye. Ntabwo hari video ikunda kugaragara kuri Al Jazeera cyangwa abantu bashyize ku mbuga za internet, ndakeka ari mu mwaka wa 1998, aho wasobanuraga option leta yari ifite zo gukemura kiriya kibazo cy'impunzi. Ari n'ahantu bahera bashinga bavuga bati ni Jean Kayumba Nyamwasa wasenye inkambi. Iriya video ndibira ko yayikoze muri 1998 kandi intambara zabaye muri 1996. Icyo gihe nge nibwo nkiba chief of staff wa army. Niba uzi neza uko ibintu byari bimeze muri 1994 nge nari muri gendarmerie, ndi uwungirije umukuru wa gendarmerie wa muri 1994 kugera mu kwezi kwa mbere 1998. Iriya video rero ibambazaga ndi Kigali ndi chief of staff nsobanura ibyabaye
kuvuga ko hari uburyo butatu uko ziriya nkambi zagomba kurangira. Icya mbere ari uko abanyarwanda bagomba gutaha ku buryo bushingiye ku mahoro. Icya kabiri mvuga ko international community yari ikwiye kubacyura. Ubwa gatatu bwabaye uburyo bw'intambara, kandi iyo ntambara atari yo twifuzaga. Ukurikiye video ndibwira ngo nicyo nikivuga. Maze rero nasobanuraga uburyo ko intambara byagenze nk'umuntu wari umugabo w'ingabo icyo gihe, ariko udasobanura ko ninjye wari ubirimo. Nicyo byasobanuraga. Wenda kugira ngo turangize kino kibazo kuko ni nacyo kinyoma cyuzuye aho ngaho turi ku itariki ya 26 z'ukwa munani 2014, aho abateruzi b'ibindi bari batangiye kampanye yo guhanaguraho Kayumba ibyaha ngo kugira ngo azabageze mu Rwanda bafatanyije na FDL. Reka dukomeze twumve noneho nyuma tumaze gutanana naho aho yongera guhakana ko yagiye babigezemo. Ariko se niba atari ibanga wigeze urwana mu ntambara zo muri Kongo? Muri 1996 basenya amakambi yo muri Kongo ntabwo nari nyeri. Ntabwo Jonathan aho ngaho urumva nyine Rutayomba wa Escort wa Kayumba ari namufasha rwose muri ubwo bwicanyi haba mu Rwanda haba muri Kongo. Ati abahutu barakosowe. Kayumba ati sinari nanahari. Ijambo ni ryawe Jonathan, ariko tugana ku musozo twihuta. Ijambo rigufi. Nta kintu nongeraho kuko Kayumba ni ikigwari, ni umwicanyi, ni n'umunyabwoba. Arahakana ibintu bidahakanika. Arahakana ibintu yayoboye. Ubwa mbere bwo ntashobora kwemerana n'imyanya yagize mu buyobozi. Aho abeshya akajya kubeshya ngo yayoboye batayo ya 21 kandi yari umuyobozi mukuru wa DMI. Aho ajya kubeshya akavuga ngo ntiyagiye muri Kongo, noneho kandi yarangiza ngo yari muri gendarmerie. Nibyo koko yari muri gendarmerie, ariko niwe wagiye muri Kongo. Yego. Ahubwo wanakwibaza utese ni gute ahubwo kuki yagiye muri Kongo yari muri gendarmerie. Muri ya system ya DMI Kayumba cyangwa se Kagame bagiye bakoresha mu buryo buhishe, ku buryo n'abari abahutu bari b'abasirikare bari baraje mu gisirikare cy'inkotanyi intambara irangiye bagira ngo barashaka gushyira ibintu mu buryo, ntabwo bari bazi system ukuntu iteye. Ni nayo mpamvu aho wumvise Ndenge nkabivuga ntibigeze bamenya ko Kayumba yagiye, babimenye nyuma babibwirwa n'abandi ko ari uriya rwana. Ariko urumva kubera ubugwari n'amaraso y'abantu ati ntabwo nigeze njya muri Kongo. Aho rero ni ibintu by'agahomamunwa mu by'ukuri abantu bakwiye gusobanukirwa. Ahubwo ari Jean Paul ari na Serge ari na Ari cyangwa se Dick bazahamagare Kayumba bamwinginge bati wowe kabyarawe ko iki kibazo cya DMI n'izi ntambara ko ari wowe wayoboye DMI ukaba ufite uri na general ufite ubuhanga buhanitse mu gisirikare no muri intelligence. Ibi bintu byagenze bite? Ibi bintu aba bantu bavuga nibyo sibyo? Yese ibi bintu byanditswe n'amaraporo ya Loni n'amaraporo ya ba Garson n'abandi bagiye bakora amaraporo mu buryo butandukanye. Birabeshya. Ese ukuri kw'ibi bintu ni ukuwe? Byibuze ngo aza akora ikiganiro kuri radiyo Itahuka cyangwa ku yindi radiyo iyo ari yo yose, ariko ntiyabishobora kuko ni ikigwari. Yamennye amaraso y'abantu, none arashaka ngo abacitse ku icumu baba ari bo bamufasha gusubira kujya kumena andi maraso. Naho Rutayomba we ageze aho nyine akabivuga ati twarabakosoye. Barabakosoye nyine, barabishe. Avuga ati abayikurikiye abasirikare twabicanye n'abasirikare nabo twafataga abasirikare barabicaga. Urumva arabisobanura ntacyo ahisha. Kandi Rutayomba yari Escort wa Kayumba. Urumva rero mu by'ukuri ntabwo nagira ibirenze ibyo twabivuze inshuro nyinshi kandi abantu bagiye babisoma. Ikigaragara gusa nuko uyu munsi wa none bagikirana bigatuma batugarura mu byo twarangije kuganiraho, cyane cyane aho Jean Paul avuga ngo ntabwo DMI yica, ngo hari inzego nyinshi zica,
ngo iyo bakayibeshya ngo diyemayi ahubwo rwose ahubwo umuntu yavuga ko itihita niko avuga urumva uramurenganya bamubaza ibyo mu gikari. Ikiganiro kibaye kirekire kurusha uko twari twagiteganyije. Twibutse ko mu tuntu tundi two kuri uno munsi usoza umwaka w'ibihumbi 2018 twavuze ku makuru anyuranye tugasoma itangazo ryo kwifuriza umwaka mushya muhire abarwanashyaka bacu n'abanyarwanda bandi ndetse n'abakunzi b'u Rwanda. Itangazo ryasinywe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ibyo twibutse ko twaganiye ku nkuru zinyuranye ku Burundi, kuri Congo, ku kagambane ka Macron, kandi rero tuza no kureba ukuntu bagenzi bacu bahamuwe n'uko tumaze kwigisha abaturage bakaba barayifashe ububi imiterere ya FPR-DMI ndetse n'ububi bwayo. Ariko ibyo bintu bikaba bimaze kubarya ku buryo twumvise aho Jean Paul turayishimye ejo bundi kuwa gatanu yavuze rwose ko ngo abantu ngo bamaze gufata ibyacu bikaba bimubabaje cyane. Tuza no gushyiraho aho mugenzi we umumutsi mugenzi we nawe washigajwe mu mateka ko bose n'abasigaye inyuma n'amateka. Tuza gushyiraho Ali Abdul Karim aho avuga nyine ati rwose batwita DMI, twita DMI. Muri DMI nyine muzaze musobanure muzane cyane cyane Kanywa Musayi, Toysi wa Kagame ariwe Kayumba Nyamwasa aze abari usobanura, cyangwa se yaba atabonetse agasobanura abandi bicanyi bakoranaga muri DMI no kuvuga nk'aba Micombero n'aba Rutayomba. Naho mwebwe muvuga n'ibyo mutazi. Rwose tusaba ko ababizi aribo bagombye kuza bakabivuga, naho kuvuga ngo Musonera ngo Theogene bavuga ibyo bazi kuko barabibarusha kandi bo bakaba bafite intwari ikomeye cyane, bafite ukwemera, bafite gushyira imbere ukuri ibyo mutagira mwebwe. Jonathan rero wigeze kumbwira uti Ali Abdul Karim ajya avuga ko ba escort nyine batajya ubwonko bwabo buba bwarononekaye. Reka mba ariko ngushyiraho kanyuma noneho ufata ijambo rwose neza usezera wongera no kwifuriza bagenzi bacu umunsi mukuru mwiza. Reka nshyiraho ko ka escort turi ko duherukana no ufata ijambo usezere Jonathan. Jean Paul, tugomba abantu kureba ngo iyo umuntu wabaye escort umugira ute minisita ko escort aguma ari escort akubera umujyanama umuntu wari escort wawe. Abajyanama bari babuze ni ibintu nshaka ngo tuzajye dutandukanya tubirebe. Biriya ni gahunda ya Kagame yayikoze abishaka, agira abo maeskotire arabatreninga, abaribo bakuru b'ingabo ubu ngubu, abaribo b'abaminisita ba defense, abaribo b'abajyanama be, nibo bica bagakiza kuko baracyari amaeskotiye ubwenge bwabo yarabakorona. Ntabwo rero ushobora kumva example ngo bareba n'abatamuhaye ubwenge, ntabwo bashobora kumuha kuko bamureba nk'imana yabo. Yabakubise iki, abakubita amakofi, abagira ibiki, nibyo bamenyereye n'ubu baracyabakubita. Nta bundi buzima abantu. Jonathan ubwo yari yavuga kandi escort Jean Paul ibyo ba Jean Paul bamenyereye yari bamwibutsa amateka ye. Sezera ko mbaze ngushimire cyane. Komeza oya sezera twarengeje cyane. Urakoze cyane Bwana Joseph. Reka nanjye ngushimire iki kiganiro cyiza wabashije gutegura gisoza umwaka, kandi nshimire abakunzi bacu badukurikiye. Icyo nshaka gusorezaho gusa ni ukugira ngo nifurize Abanyarwanda bose nanone umwaka mushya muhire wa 2019 tugiye kwinjiramo, mbifuriza no gusoza uyu nguyu mu mahoro. Ikindi na message nshaka guha abantu iri muri opposition bose nuko
mu by'ukuri bakwiye guhagarara ku kuri n'ukwemera kwabo, badakwiye kuba imbata za bamwe mu bagize opozisiyo nka FPRDMA Kayumba n'abayihetse. Bakwiye gufasha hasi bakava mu mujishi bakibohora, kuko ntabwo babohora abanyarwanda kandi nabo ubwabo baboshye. Nibabanze bibohore iyo ngoyi, bibohore mu bitekerezo, babashe gutekereza neza. Noneho uyu mwaka wa 2019 uzabe umwaka wo kuvugisha ukuri no gushyira hamwe no kurwana urugamba rushingiye ku kuri ruzakiza abanyarwanda. Abandi mpa message nanone na bamwe muri MRND-CDR, abenshi biyita imfubyi za Habyarimana ariko bakaba bahetse uwamwishe. Nibafashe umujishi hasi, bibohore mu mutwe, baze bavugisha ukuri ku byabaye kuri jenoside yakorewe abatutsi, banemere na jenoside yakorewe abahutu, cyane cyane ko bene wabo abenshi muri bo bayikorewe, ariko bakaba batinya no kubyemera kubera guheka Kayumba n'abambari be. Nkaba ndangije rero mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana mu gusoza umwaka no gutangira undi mu mahoro n'imiryango yanyu. Murakoze. Nawe umwaka mushya muhire Jonathan, kandi urakoze kwibutsa abashigajwe inyuma n'amateka bo muri MRND-CDR zinyuranye na muri FPRDMA Kayumba, kugira ngo uno mwaka rwose bawugire umwaka wo kwibohora. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Imana ibakomereze.